uyu mukobwa, uyu muhanuzi Riziki Chantal ni igiharamagara, ni umuhanuzi utagira ubwoba. Niyo wamujyana kwa perezida yahanura, niyo wamujyana kwa Donald Trump yahanura, niyo wamujyana kwa Vladimir Putin yahanura, niyo wamujyana kwa Kim Jong-un yahanura, niyo wamujyana kwa Benjamin Netanyahu yahanura. Abo wita ko bakomeye bose ntabatinya, kuko we ntiyemera ko hari umuntu ukomeye kuri iyi si. Hakomeye Imana yonyine yaremye isi n'ijuru byose n'ibiyirimo, niyo yonyine yemera ko ikomeye. Uyu ni umuhanuzi ukomeye cyane rero, ni igiharamagara, umukobwa utagira ubwoba. Uyu niwe muhanuzi njyewe nabonye nyine nkatinya, kuko ntacyo agira abogamiraho. We yavuze ko atiyumvisha ukuntu gucecekesha umuntu mu rusengero ukamubuza guhanura, ntabwo yumvisha ukuntu ibyo bintu bibaho. Yibaza niba iyo aba ari Imana umuntu aba avugira, cyangwa se ari ikindi kintu umuntu aba ari kuvugira. Ni gute Imana nyamana iri kuvuga ngo bayicecekeshe? Ibi bintu ntabwo ari byo. Ibi bintu we ntabwo abyemera. We ni igiharamagara, ntabwo yemera ko Imana nyamana bayicecekesha ngo iceceke. Ngira ngo mwarabyumvise rero mu minsi ishize gahunda yo gucecekesha abahanuzi mu itorero yari yajemo, itorero rya ADEPR, gahunda yo kubacecekesha yajemo, aho bacecekeshaga abahanuzi ngo yarahanuraga ko bamugeneraga iminota, bagira ngo bakagenda bakamucecekesha bakamwicaza ngo nareke guhanura. Ibi byaravuzwe, n'ibintu byinshi cyane byagiye bizamo. Nyine rwose mujye mutubabarira, ntabwo twanga itorero, oya nako ntabwo twanga idini, kuko itorero ni irya Kristo. Itorero riri ku rutare, ni Kristo rwose niwe uryifitiye, nta nicyo rizaba. Ariko aya madini ibyo agenda ashyiramo yanduza, nibyo twebwe tudakunda, twebwe b'abanyakuri. Ibi ni byo tumvaga rero batumvisha ukuntu bacecekesha umuhanuzi ngo areke kuvuga. Yitwa Riziki Chantal, ni umukobwa utagira ubwoba rwose, n'umuhanuzi uhanura ibintu adafite ubwoba, ahanura ubuhanuzi kandi bwizewe. Nubwo abantu benshi batamukunda nyine, ariko hano ubuhanuzi bwizewe njyewe nemera, ntaca ku ruhande, avugisha ukuri. Impamvu mukunda nuko ibyo yahanuye byose nzi byasohoye, kandi nawe wahanuye akabari ka Cadillac karashya. Akabari ka Cadillac karashya, yarahanuye karashya rwose. N'umuhanuzi rero utagira ubwoba rwose. Abakomeye bose ahariho hose we ajyayo ntatinya. Nitwa umukobwa utagira ubwoba, mushiki wa Yohani. Yego, bagiye bamwumva cyane rero. Uyu ni umukobwa wagiye tumvikana n'itorero yabarizwagamo ADEPR, dore ko ubu ngubu atakiririmo. Ntabwo yumvikanaga naryo bitewe n'ibyagendaga bizamo, dore ko yageze aho akanavuga ko iri torero rikwiye kwezwa. Iri torero rikwiye kwezwa rwose. Yavuze ko rikwiye kwezwa ngo ryinjije ikizira. Ubu rero yagiye bishwanira n'abayobozi bakomeye. Hari naho yagiye ngo gusenga, agiye kubwiriza, arahanura. Ahanuye bamutumiriza polisi, bahamagara polisi bamubeshyera ko arimo ngo abibanga amacakubiri n'amoko mu bantu. Ibi byarabaye aho Riziki ngo bamutumirije. Polisi yaragiye kubwiriza ahantu rwose ngo bamushinja ko arimo ngo abibanga bijyanye n'ivangura n'amoko, kandi ibi ngibi twarabiteye ishoti, twarabyamaganye mu gihugu cyacu, ntabwo bizongera kuba twabitesheje agaciro, twabijugunye iyo ngiyo, nitwe tuzi aho byatugejeje. Rero arimo abwiriza, arimo abahanurira, abakubita za nyigisho ze ziyunguruye, ziryoshye, zitomoye, abakubita bya byigisho. Ahagaze ahantu imbere noneho umukuru ngo w'idini, nanjye uvuga itorero, w'idini, abonye uburyo arimo abwiriza ko kudefiriza atari byiza, arimo abwiriza ko kwambara amamini bitemewe, kudefiriza bitemewe, kwambara amapantaro ku bantu b'igitsina gore bitemewe, n'ababwiriza ko kwikubita biriya make-up bitemewe. Umukuru w'itorero ngo abona ko agiye kugumura abayoboke be. Abibonye gutyo ahita amuhamagariza kugira ngo amusebereze imbere y'abo bayoboke be, nyine ko ibyo ari gukora atari byo. Naho Riziki y'Imana yacu nziza nkunda cyane itabarira igihe, noneho umuntu arazira amwongura ati Riziki hungura apfuye, ati polisi ije kugufata. Nta kindi yakoze, we yahise ahunga, nyine yasohotse yihuta, aragenda arahunga. Polisi iraza iramubura, aragenda amara hafi ibyumweru 2 atagaragara, yarakuyeho telefoni. Hanyuma ngaho aje gukuriraho telefoni ngo abantu baza kumuhamagara bati Riziki we twarakubuza, ati yewe ati twarabimenye ko warwaye, ati biki n'ibiki, reka tushaka kuza kugusura. Bazana imiceri, bazana ubuhunga, bazana ibitoki, bazana ibishyimbo, ngo arabirya. Amaze kubirya rero
nuko nyine Imana ngo yari amaze iminsi imubwira ko ishaka umugaburira, imubwira ko ikuyeho ko igiye kumukuriyeho na gereza. Ibyarabaye rero kubera ubuhanuzi original, ubuhanuzi buyunguruye, ubuhanuzi bw'umwimerere bw'uyu mukobwa Riziki Chantal. Ibi byarabaye ntabwo ari ukubeshya. Njye nigeze mvugana nawe turaganira, mubwira ko we atajya aca hejuru y'ikintu, nyine atajya yumura igisebe giciye hejuru. Ati niba abantu bamutumiye bamutumira bashaka kwaza ko bamutumira bari buze no kwemera ko ibyo araza kubona arabwiriza, we ntago ajya afata hahandi ngo bidahita, ntago bavuze mu izina mumbabarire. Rero yarabwirije arabajomba igisebe aragikunyura, kuko iyo muri gikomera atagiciye hejuru. Abantu babonye inyigisho z'ukuntu zikakaye bamugirira ishyari, bamugirira ishyamba. Abantu ngo babonye inyigisho z'ukuntu zikakaye ngo bamugirira ishyari, bamugirira ishyamba. Amaze kumugirira ishyamba nyine niko kumutumiriza ingabo nyine ngo zize zimutwara, bamutumiriza polisi, ariko Imana iramurinda ntiyagira icyaba. Yaragiye kuzira iki? Agiye kuzira ivugabutumwa rye ryiza, ubuhanuzi bwe bwiza butavangiye. Murabyumva bene data? Rero nimba turi abantu basenga, mureke tuvugishe ukuri, mureke tuvugishe ukuri. Umuntu niba yacumuye abyemere, niba yakoze icyaha abyemere, ariko tureke kubeshya abantu, tureke kubeshya abantu, twomora inguma tuzica hejuru, wa mugani wa Yeremiya mu buhanuzi yahanuye. Tureke kubeshya abantu b'Imana rwose, tujye hariya ngo tubabeshye, tubahanurira ibyiza ngo Imana iguhaye ibi n'ibi abaca da efaga gutyo dushaka kubakuraho iki? Amafaranga, twishakira indonke gusa. Ibi ntabwo ari byo, ibi ntabwo ari byo rwose. Tujye tuvugisha ukuri, tureke kugira iki? Gutwarwa n'inda. Ngira ngo mwumva ko Riziki akunda kubivugaho cyane, ngo hari abashumba benshi bafite ibida by'abaruse, ngo abone ingegera ziri mu matorero, ngo izo ni inturi ziri mu matorero, ngo ayo ni amabandi. Cyo cyanatumye acibwa mu itorero ADPR, mu idini rya ADPR. Ibyo byatumye anacibwa mu kubera iki? Kubera kuzira ukuri kwe. Yavugishaga ukuri kandi ibyo yavugaga nibyo. Biragaragara mu matorero, munuza mu madini menshi, ntabwo ari ADPR gusa, mu madini hafi ya yose birimo. Abapadiri nibo bari kurya abana, abapadiri nibo bari kwisasira abana beza, baritwaza ijambo ry'Imana ngo barimo ngo barabateranga amazi y'umugisha ngo baragira icyo bakabararana. Ba musenyeri, abepiskopi, hari hose bino bintu birimo, kubera ko abantu benshi bakiri injiji. Barabona umuntu ngo ni padiri, ngo ni pastori, ngo ni iki, ngo arahanura, bakumva bakamugira akamana, bakumva arakomeye, nyine ari umuntu uri aho ngaho, bakarinda nabo babasambanya, kamubeshya ati dusambane, njyata nkusabira ibyaha bikurweho, ntabwo baba bakoze icyaha, bakemera ubukoryi n'ubucucu gusa babwuze mu mitwe yabo. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Ibi bintu bireze cyane da, ibintu birahari rwose, niba utaranabibona uzabibona. Reka Imana inafunga n'insengero, kuko ibintu byari birimo birakabije. Icyizere dufite nuko yavuze ko izagaruka ku itorero ryayo ADPR, ngo niyo yayishyiriyeho. Yababajwe nuko ADPR yamaze kwandura, uko imeze siko yahoze. Yababajwe nuko imaze kwandura, imaze kugeramo ibintu ntaze, byari byarimo abantu ibintu biteye iseseme utamenye byari byo. Oya, ntabwo ari byo. Iyi ni Muhambe Empire rero, kanda subscribe udukunda cyane, ukomeza kubana natwe, ukore like, ukore na share, ubisangize n'abandi babibone, ntibagacikwe n'ibiganiro tubagezaho. Cyane twa Muhambe, ndabakunda cyane. Iyi ni Muhambe Empire, mujye mukomeza kubana natwe, mudushyigikire muri byose. Ndabakunda cyane rero, turabakunda cyane rero, tujye dukomeza tubane. Murakoze cyane.